Yes, reka nizere ko mumeze neza abakunzi ba Rifa TV show nkuko mubibona mfite umutumirwa yambaye neza cyane yambaye neza n'umukobwa mwiza ariko ikiganiro muzanyemo uyu munsi hatagira umukobwa usimbuka cyangwa ngo yihutishe ubwo nuko twari tugiye gutangira ariko ntago nakibagirwa gushimira ababa baduteye inkunga cyangwa se kugira mubone aya mashusho ni Rifa Studio aribo batugezaho batuma mubona ayo mashusho muri kureba batunganya amafoto meza cyane. Rifa Studio rero bakora photo express, bakora amavideo y'ubukwe, amafoto y'ubukwe, branding, graphic design, printing, ubwoko bwose haba ku mipira haba kuki icyo waba ushaka cyose ubu naka gasakoshi kawe ba printing aho nk'ifoto yawe ukagenda iriho. Bakora scanning, bakora amakashi y'amoko yose kashi waba ukeneye muri Rifa Studio barayigukorera. Ikindi kandi nakubwira abahanzi abakora amafilme abakeneye gukora ibiganiro nk'ibi Rifa Studio barahari kugira ngo babafashe. Bakorera ku Gisimenti hejuru ya Ni Honest Supermarket iruhande rwa Ecobank neza cyane. Igihe utabashije kwagera ushaka gutanga gakomande yo kwandikisha igitabo cyangwa se bimwe mu byo twakubwiye wabahamagara kuri nimero zikurikira 0782 40 70 54. Nago ninda cyane nkuko nabibabwiye abatarakora subscribe kandi nababwira ko musabwa gukora subscribe. Ninge tuba turi kumwe muri iki kiganiro nitwa Emmanuel Niringimukiza umutumirwa aratangira atwibwira ikaze. Yego tuguhaye ikaze kuri Rifa TV show watangira utwibwira. Murakoze nitwa Umurerwa Rosine Priane. Murakoze. Yitwa Umurerwa niryo ngiye gufata ndibukunde gukoresha cyane. Nongereho ngo shangaze. Impamvu mvuze ngo shangaze urayizi? Ntago nyizi. Ntago yizi. Nuko tugiye kuganira ku buzima bw'imyororokere. Maze iminsi mbona ibintu ariko nkumva nzazana umutumirwa tukaganira ku buzima bw'imyororokere. Hari icyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Urayumva imyororokere? Imyororokere ndayizi ndayisobanukiwe cyane ko ari ibintu mbamo mu buzima bwa buri munsi. Isundi imyororokere ni iki? Imyororokere uko nabivuga ni imikorere, imikurire, imihindagurikire y'umubiri ku rubyiruko. Yego, nicyo. Oya? Yego. Akenshi dukunze gufata cyane nk'umwana ugeze mu kigero cy'imyaka nka 12. Yego. Ubwo bishoboka ko yakororoka. Yego. Nicyo gihe imikurire, imikorere, imihindagurikire y'umubiri ku rubyiruko. Giye guhera inyuma ku mihindagurikire y'umubiri. Niki kigaragaza ko umubiri uri guhinduka? Okay, dufatire example ku bakobwa. Nicyo gihe abakobwa nyine batangira kubona ukwezi kwabo. Ku bahungu nicyo gihe batangira kwiroteraho. Yego niko mbyumva ko icyo gihe cy'imihindagurikire. Ibyo ni ibintu biri invisible cyangwa se ibintu bitagaragara. Yego. Nje ni iki cyanyereka ko umubiri wawe uhinduka cyangwa se uri gukura? Okay. Ikintu gishobora kukwereka ko umwana ari mu gihe cy'imyororokere uko yitwaraga birahinduka. Tuvuge nimba umukobwa tangira kubona nyine hari byinshi byahindutse mu buzima bwe. For example, simvuze hari nahingiye kuvuga ngo bahita batangira gupfundura amabere ku bakobwa ariko hari n'abapfundura amabere bitewe n'imisemburo yiwe bararengeje iyo myaka. Ariko ni rwo rugero rufatika rugaragara ku bana b'abangavu. Gupfundura amabere nicyo kimenyetso kigaragariza umuntu ukureba ko ugeze mu gihe cy'imyororokere. Yego murakoze. Okay, umukobwa wese ugeze muri icyo gihe cy'imyororokere icyo bita ibihe ni kwa kundi umukobwa abona ukwezi kwe. Kuba tumva ukwezi ni igihe umukobwa aboneraho imihango ye. Yego. Nicyo gihe bavuga ati ni imihindagurikire imikorere ku bana b'abangavu cyangwa ku
bijyanye n'umubiri w'abana b'abangavu. Yego. umukobwa wese wageze igihe cyo kujya mu mihango aba yasama cyane. n'imyaka 12 Nubwo waba ufite imyaka 9 yego ukaba wabonye imihango, icyo gihe amahirwe ni 100% nubwo ari 90 uba wasama. Yego. utabona imihango ntabwo wasama ntabwo wasama utarabona imihango, kuko iriya mihango nyine ndumva twaba tugiye mu kindi kiganiro tuzakora ubutaha, nyine byose biri mu myororokere. Yego. ntabwo nsobanukiwe ariko okay, ikintu ndasobanukiwe ni iki? ikintu nasobanukiwe ni uko umuntu utajya mu mihango cyangwa se utaragera igihe cyo kujya mu mihango niba yasama cyangwa atasama. Ntabwo yasama. ntabwo yasama. Yego. noneho reka njye kuri wa wundi uri mu mihango. Uri mu mihango, umukobwa wese watangiye kubona imihango yasama. Yego. umukobwa bajya sinzi niba dukoresheje kwibambaza cyangwa se kugira sibyo atangiye ya mabere batubwiye yapfunduye cyangwa se yakuze agiye mu mihango arumva yakuze nyine yashyushye ahantu hose, none hagiye akoze imibonano mpuzabitsina ari mu mihango yasama ntiyaza. Yego birashoboka ko umukobwa uri mu mihango asama, birashoboka cyane. Okay, impamvu bavuga ko umukobwa uri mu mihango ashobora gusama ni uko umukobwa uri mu mihango nyine nabivuga ni nk'impinduka ziba ziri kuba mu mubiri we. Hari igihe noneho iyo ahuye n'umuhungu, za sipamu z'umuhungu zishobora kwinjira, noneho sipamu z'umukobwa zitararangiza gusohoka bikaba byakihuza bigakora ikintu kimwe aricyo bita ngo umukobwa yasamye. Yego. Ni ukuvuga ko igihe ari mu mihango ririya gi ari ryo riba riri gusohoka. Yego. Kuko kandi ari mu mihango ikarangira asa. Ibi ni byo nakubwiye, ariko akenshi ntabwo aba ari amahirwe menshi cyane ko umukobwa uri mu mihango yasama, ariko birashoboka. Niko numvise abashakashatsi bavuga ko umukobwa uri mu mihango akenshi ashobora gusama. Yego birashoboka. Byakorwa ibituma umuntu asama ari mu mihango. Okay, hari abantu cyane cyane nk'abantu bafite abagabo baba frosinga, cyangwa nyine nk'abakobwa nyine bafite aba boyfriend babo bakunda guhatirizwa cyane. Hari nk'igihe nk'umukobwa aba afite boyfriend we ariko kuko azi ko bakundana akayumva nta kintu yamwima, noneho kuko abimusabye muri icyo gihe kandi ari mu mihango akaba yahitamo kutabimwima, nyine bikaba byakorwa. Akaba ariho usanga nari ndi mu mihango ariko nakoze sex ndasama. Yego biba byabaye nyine kubwo kuba yakoze imibonano gutyo atizeye ko nyine yasama. Ariko icyiza ngiye mba numva nagiraho inama abakobwa ni uko nyine bajya bifashisha kondom igihe cyose gikenewe, kuko nyine irinda byose. Yego muri icyo gihe nubwo ushobora kudatwita wakuramo na sida, birashoboka cyane. Yego murakoze. Noneho reka tuvuge ko iyo sida atayikuyemo kandi ntiyakoresheje na kondomu cyangwa se agakingirizo, ariko bibaye ngombwa ko asama, afashe umwanzuro wo gukuramo inda, ni zihe ingaruka ashobora guhura nazo yarasamye ari wenda mu mihango, cyangwa se ni izihe ngaruka zibonye zo gukuramo inda kuri wowe? Ingaruka zo gukuramo inda, ingaruka zo ni nyinshi cyane bishoboka. Ingaruka ya mbere ku mukobwa wakuyemo inda ushobora kumutwarira ubuzima, icyo nicyo kintu cya mbere. Ingaruka ya kabiri ishobora kuba ku mukobwa wakuyemo inda cyangwa umugore wakuyemo inda,
ingaruka nuko bishobora kumutera ubugumba bitewe nuko nyababyeyi ishobora kugira ikibazo bitewe n'uburyo yanda ye yavuyemo. Yego. Nyine bikaba byamutera ubugumba bw'iteka, nyine uwo akuyemo akaba ari we mwana we wa nyuma akuyemo. ushobora kuba yari afite igirimwe se birashoboka umatunga igirimwe hari igihe bavuga ngo wowe niyo waruwa. Okay, bijya bishoboka ko nyine ubundi Imana niyigena, ntabwo ubuzi abana Imana yakugeneye ubundi. Hari igihe uwo ukuyemo aba ari we mwana Imana yakugeneye. Yego se, yego nyababyeyi ntabwo ibisohotse, ariko nyine ibyo bishoboka cyane ko Imana ubundi niyitanga, niko nabivuga. Yego nuko biba byaranze. Oya niko nyine biba byaragenze bitewe nuko nyine hari aho biterwa nuko nyine ari ubugumba bwatewe no kuba ubundi ubugumba buri amoko abiri. Ubona ngiye no kukubazaho uretse kuba gukuramo inda bitewe ubugumba, ubundi ikindi kintu gitera ubugumba ni iki? Okay, ubugumba kenshi bushobora guterwa nuko hari ikibazo navuga mu tuyoboranya ntanga tw'umugore tuba twarazibye, noneho bikaba ngombwa ko ashobora kuba yahura n'umugabo we, intanga z'umugabo ntizibashe kuba zakinjira. Ariko akenshi iyo bitaviriyemo umugore ubugumba ushobora ariko akundi wumva ngo umugore yasamiye inyuma y'umura. Yego. Ikindi gishobora gutera ubugumba, kuba umugore yarakuyemo inda kenshi bishobora kuba byatuma umugore umura we ushobora kuwangirika ukavamo ukanyerera, bikaba byatuma atazongera kubyara agira ubugumba bwa burundu. Ikindi kintu gishobora gutera ubugumba, igikomere. Nimvuga igikomere abantu barabyumva cyane. Yego. Nka kumwe igikomere mu Kinyarwanda cyiza ni ikira Kubabazwa. Yego. Kubabara kimwe muri Kubabazwa cyane nk'umuntu wababajwe cyane. Burya abantu bajye birinda kubabaza cyane abandi. Kubabara cyane, ubundi kubabara ni ikintu gitera ibintu byinshi abantu batiteze kandi batajya basobanukirwa. Ikintu cya mbere, umuntu iyo ababaye ubwonko buha uturemangingo tw'umubiri wose. Yego. Ku buryo bishobora kugera no mu mpyiko, bikagera muri nyababyeyi, bikaba byatuma umukobwa kubera cya kibazo yahuye nacyo mu buzima bishobora gutuma atazabyara, bigatera ubugumba. Zibira n'ibyaba igihe gito ibyo, ariko nyuma akaza gusama akazasama nyuma y'igihe runaka. Nyuma y'igihe runaka birashoboka bitewe nuko uyu munsi urugero niba yababajwe nanjye bikamunanira akagenda, hari igihe bishobora kumukuriramo nabivuga uburema bw'igihe cyose. Bavuga uburema iki? Yego. Akaba ari ikintu cyabaho cyane. Impamvu bavuga ngo kubabara bitera inuzi, ubundi ikintu cyitwa kubabara biha ubwonko bugaha utundi turemangingo, ukaba wakumva ngo umukobwa yarwaye kanseri y'inkondo y'umura. Byatewe n'iki? Byatewe na za stress yahaye ubwonko bugaha utundi turemangingo, ari cyagiye wumva ngo umukobwa akunda kurwara igifu, akunda kurwara izindi ndwara nyine ziterwa no kuba yaranyuze mu buzima bubi bumuhangayikisha cyane kurenza. Hari ikintu kiba kwiyakira ntibikunde. Inama nagira abakobwa cyangwa abagore, inama nababwira ni yo kujya birengagiza ibintu bibabaza, kuko nabo barabyumva cyane ko bibagiraho ingaruka nyinshi, kandi abantu ntabwo bajya babasha gutekereza ngo batekereze ni izihe ngaruka zizaza mu buzima bwabo. Mbere yo kumva ko ufite ibibazo ukabitekerezaho cyane bikagutera stress, ntabwo ujya wumva
ingaruka bizagutera mu buzima bwawe. Niyo mpamvu akenshi nimba uhuye n'ikibazo ugomba gushakamo uburyo ukirengagizamo kugira ngo wowe ubwawe wirinde za ngaruka zizaza ejo. Yego. Ikibazo ngiye kukubaza turaza kugaruka nyuma, ariko ugiye kubanza usubize iki kibazo. Ni iyihe myaka myiza cyangwa se ni iyihe myaka umukobwa cyangwa umusore agombye gukorera imibonano mpuzabitsina bwa mbere, igihe yananiwe kwihangana gutegereza urugo? Njye numva ko umukobwa uri hejuru ya 18 ari we wenda wakora sex mu gihe kwihangana byamunaniye. Naho umwana uri munsi y'imyaka 18 ndumva ntacyo aba yari bwamenye. Igihango cyawe kazagiha umuntu umwe, utagiye kugiha abantu benshi. Yego, byazagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi no mu gihe cyawe kizaza kugira ngo uzasaze neza. Yego. Turagushimiye muri iki kiganiro tugiranye, bitewe n'ibyo tugejejeho nk'uko nabikubwiye. Ubutaha uzagaruke tuganire ku bindi. Yego, ubutaha tuzagaruka tuganira ku ngaruka nyinshi zigira ku bakobwa cyangwa abahungu. Ese ni iki nyine ubwo ngubwo turi guca muri make ibintu ego kenshi nitugaruka ikintu tuzibandaho cyane. Ese ari umuhungu n'umukobwa ninde ukunda kugirwaho ingaruka nyinshi no kuba habaho gutwita inda itateganyijwe? Yego, ibyo bintu nibyo tuzaganiraho cyane. Murakoze. Ikiganiro numvaga nagikomeza ahubwo. Yes, ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, mwibutsa ko twari turi kumwe na Rifa Studio Limited. Umutumirwa we ni umurerwa cyangwa se nushaka umwite shangazi. Ubwo nari kongereyeho. Rifa Studio Limited bakora photoshoot, photo express, amafoto y'ubukwe, amavideo y'ubukwe, branding, graphic design, printing, ubwoko bwose bubaho. Icyo waba ukeneye, haba ku bikombe, haba ku masakoshi, haba ku matelefone ushaka gushyiraho ifoto yawe, haba ku myenda, byose barabigukorera. Bakora amakashi y'amoko yose. Ufite business ariko yemewe, ntago ari ukuvuga ngo mfite business nkorera mu cyumba ngo ngiye gushaka kashi. Oya, business yemewe urabagana bakagukorera kashi nziza cyane. Ufite video ushaka gukoresha y'indirimbo cyangwa se amafilme n'ibiganiro bitandukanye, wabahamagara kuri nimero zikurikira: 0782 40 70 54. Amahoro y'Imana abane namwe. Mwakoze.